mu gice cyashize twasize Krenia ahuye na Marine zigera kuri 3 yari arimo agenda ari nijoro cyane ko aho yabaga nangwa se umukecuru yari yaramusize hari hamaze gusenyuka adafite ahaba yewe ajya no gusaba akazi bakakamwima bavuga ngo ntago twaguha akazi uracyari muto uri umunyeshuri ntabwo leta yatwihanganira gukoresha umwana muto nkawe. Inkuru yacu rero kandi ubundi tuyitangirire kuri Krenia kubera ko aba yahunze mu rugo yagiye. Krenia rero arimo agenda mu muhanda ahura n'abasore 3. Ahura n'uwitwa Gwiza Muneza na Mugisha. Gwiza abwira Mugisha na Muneza akababwira ati ariko muzi n'ibindi, uyu mwana w'umukobwa umenya hari ikintu afite, ati kuko ukuntu turi kumubona byibura reka tumwambure ibyo afite, dore guhera mu gitondo twastrugglinze dushaka icyo kurya n'icyo kunywa turakibura, tugize amahirwe twiboneye imboga zizanye. Baramwegera, uko bamwegeraho kugira ngo Krenia yiruke nawe arabegera. Barangiza bagatinyamo avuga ati uyu mukobwa turi kwegera byibura nanagaragaza ubwoba. Barahagarara. Gwiza abwira Muneza na Mugisha akavuga ati Mugisha mube muretse gato, mube muretse tubanze turebe uyu mukobwa, ubundi uyu mukobwa udatinya byibura ngo niruke nagaragaze gutinya ni gati kini muntu kimuhagarare turebe ibyo ari byo. Krenia rero we arakomeza akabasatira akabegera, yabagera imbere agahagarara imbere yabo. Akibagera imbere arahagarara akabareba gusa agaceceka, akabareba umwanya munini, yarangiza agatobora akavuga ati ndabizi mwari muje kungirira nabi sibyo, none ko muhagaze nabonaga muri kugenda munsatira, none ndabona mwahagaze mwakomeje. Gwiza ati ahubwo se wowe uri muntu ki wowe udashobora kugira ubwoba ngo urebe abantu bagiye kugirira nabi ngo uhunga? Krenia ati ntabwo ngomba guhunga kubera ko ibyo mwari muje kunkorera nibyo nkeneye, ndabinginze ndanabasabye niba mwabishobora basi nimunyice kuko ndabona kubaho ntacyo bimariye, ahari mwaba mungiriye neza, ni ukuri rwose mwaba mumfashije, nakishimiye ko mwari kuba mwangiriye nabi, ahari wenda iyo niruka nibwo byari kuba byiza, none se ngaruka inyuma niruke nibwo muri bunsatire. Muneza, Gwiza ndetse na Mugisha baraseka avuga ati uyu mukobwa nabaho. Mugisha ahita amubaza ati none se ufite ikihe kibazo ku buryo wumva wihaze wiyanze wanze ubuzima ku buryo ukeneye abantu bakwica? Krenia ati mureke mbabwire, ubuzima burya hari abo bubera bwiza hari n'abo bubera ubw'umugisha, ariko njye naje gusanga ahari njyewe naravumwe
kuva namenya ubwenge nta kintu ndabona n'iki na kimwe kinezeza. Nakuze mbona nyogokuru ari we wandeze, ntabwo nari nzi ko mama umbyara yamunjugunyiye, sinari nzi ko n'uwandeze nta sano dufitanye, ariko yanyitayeho nk'uwo yabyaye, yampaye urukundo yari afite rwose. Ariko ibyo ngo ntibihagije kuri iyi Mana, na nyogokuru yaramutwaye. Nari mfite umuntu wanyitagaho, uwo nawe yaragiye, sigara ndi nyakamwe, simfite aho mba, simfite aho ndambika umusaya, kurya kwanjye biba ari ikibazo. Nsigaye numva naranze iyi si, naranze n'ubuzima. Ese ubundi impamvu imwe yonyine mwamereza yatuma numva nkunze ubuzima koko niyi? Gwiza ahita ambwira ati akoze ubundi witwa nde? Undi ati nitwa Krenia. Gwiza ati none se Krenia, utekereza yuko iteka umuntu ahora mu buzima bwiza? Erega tukiri muri iyi si ibibazo byo bizahoraho. Ahari wenda wowe wagize n'amahirwe ubona n'uwo mukecuru akwitaho, ariko twebwe uri kureba hano, iryo hirwe ntaryo twigeze tugira. Wenda wowe wagize n'ihirwe ubona n'ukubwira amateka yawe, ariko twe ababyeyi badutaye bakitubyara twakuriye ku muhanda. Njyewe sinzi n'umuntu wigeze rwose mu buzima ungirira n'impuhwe ngo anamereze icyo kurya. Nabayeho ncunganwa n'abakire, nkajya muri dustbin zabo ngiye gushakamo icyo kurya. Rimwe na rimwe leta nayo ikatwirukaho iri kudufata ngo idusubize mu miryango dukomokamo, ariko ugasanga ntayo dufite. Rimwe na rimwe natwe turakora bigakunda, ariko ejo bikanga. Niba nawe byibura wagize n'ukwitaho kuva ukiri muto kugeza uko ungana uko, ariko twe twaripapye turi mama, twimenyaho buri kimwe cyose, ariko disi turakumva. Krenia ati none niba muri kunyumva, basi mwamfashije mukanyambura ubuzima, kahari wenda aribwo naba nduhutse umubabaro wo muri iyi si. Sigaye mbona gupfa bindutira kubaho. Muneza ahita abwira Krenia, amubwira ati uracyari muto, ejo hawe ni heza. Kuba mama wawe yaragutaye atarigeze nifuza kumenya ko akiriho, ahari wasanga ari we mugisha wawe. Wasanga hariyo muza kuba muri kumwe aribwo wari kuba ubabaye kurushaho, ariko ahari ushobora kuba ubabaye uyu munsi, ejo ukazishima. Twe ntabwo twakwambura ubuzima, icyo dukora tukwambura ibyo ufite kugira ngo tubeho, ariko ntabwo tujya twica abantu. Bahita bakata bakigendera, bagera imbere Mugisha akababwira ariko se Gwiza nawe Muneza, uyu mwana w'umukobwa turamusize, twe wenda tumugiriye impuhwe, ariko ashobora guhura n'abagizi ba nabi bakamwambura ubuzima, kandi nta kintu twaba dufashije. Gwiza ati none se Mugisha, uragira ngo uriya mwana w'umukobwa tumufashe iki? Natwe ntitugira aho tuba mu mazu abantu baba bari kubaka. Iyo nzu iyo bayifunze tuyivamo tukajya gushaka ahandi hantu tuba. None se ubu ngubu tuzabana n'uriya mwana w'umukobwa, tubane nawe gute? Ndabyumva uri gushaka kuvuga ngo tumutware twe kumusiga, ariko se tuzabana nawe gute? Tuzamufasha iki? Tuzabigenza gute? Ko
ndumva ntazi icyo twakora, ibuka n'umukobwa basi yaza kuba ari umuhungu byari kutworohera, byari kuba byoroshye, ariko ni umukobwa ntabwo ari umuhungu. Mugisha ateguriza aho tuzaryama azaryamaho, icyo tuzarya azarya icyo. Biteye agahinda kubona umwana w'umukobwa uri ku muhanda aya masaha. Mugisha ahita asubira inyuma, mu kugaruka inyuma Muneza na Gwiza baramukurikira, basanga n'ubundi Krenia yari agihagaze aho bamusize. Gwiza ahita amufata akaboko kavuga ngo tugende. Krenia ati se munjyanye, basi se munjyanye kunyica? Gwiza ati yego, tugiye kugukorera ibyo dusabye, tubitekerejeho dusanga birakwiye, reka basi tukwirohorere. Krenia yaravuga ati wow, ni ukuri murakoze, muri abantu beza. Baramutwara bakamugeza mu kizu n'ubundi baba basanzwe babamo, abirarira ku bikarito. Bakimugezamo arababwira ati kugira ntaza kubagora nimumpambire amaboko n'amaguru, sindi buze no gutaka, muhumure rwose. Gwiza na Mugisha ndetse na Muneza baraseka pe, bakamuseka. Krenia ati none se ko munseka? Gwiza ati tugize amahirwe tubonye mushiki wacu, none ngo tukwice? Ninde wabikubeshye? Ntabwo dushobora kukwica, ahubwo ugiye kutubera impamvu zo gukora cyane. Bahita bicara bakajya inama. Gwiza akabwira bagenzi be, ababwira ati basaza, mureke dushake akazi dukore, dushake n'ahandi hantu ho kuba, ahari wenda twite kuri mushiki wacu. Tugize amahirwe, wabona ari umugisha kuri twe. Barara aho ngaho. Krenia biba byamushobeye, akavuga ati none se ko mutanyisha, ahubwo muri kunyita mushiki wanyu, muri kunyicira igihe, muri kunesha igihe. Gwiza ahita abwira Krenia, akamubwira ati Krenia, mu gihe njyewe Gwiza ngihumeka, mu gihe Muneza gihumeka, mu gihe Mugisha gihari, nta kintu n'iki na kimwe kizakubaho. Ntuzigera ubura icyo urya, ntuzigera uburara, wenda twe tuzabwirirwe tuburare, ariko basi wowe urye, basi wowe unywe. Tugiye gushaka akazi dukore, dushake inzu tubamo, ahari ujya ubona aho uryama, ubone n'icyo kurya. Tugiye gukora, byibura dukorere wowe. Byaba biteye isoni n'ikimwaro kubona umwana w'umukobwa ungana nawe ari ku muhanda. Krenia ahita aturika akarira, ariko nta kindi kintu abasubiza, ahubwo kurira gusa. Baramwegera bakamwicaza hagati yabo, akamubwira ati humura, humura, buri mu maboko meza. Bucya mu gitondo, Gwiza, Muneza ndetse na Mugisha bajya gushaka akazi. Baragenda bagakora pe, ndetse bakanayabona. Barakora umunsi wose. Bakibona amafaranga, barwana no gushaka inzu, bakagura n'utuntu tworoheje aho ngaho. Bigera nimugoroba bakajya kureba Krenia, basanga yicayeho, bagahita bamubwira ati tugende. Baramutwara bakamukuraho, bakamujyana ahantu nyine mu nzu iri aho ngaho itereye aho, ariko byibura bafite aho barambika umusaya, ntawe ubirukankana, nta n'ubirukankaho. Akamubwira ati reka tugushimire, byibura watumye twongera gutekereza ko amaboko yacu twayabyaza umusaruro. Krenia ati none se muri gukora akahe kazi? Ati turi gukora akazi k'ubukarani.
Crane atoya muri kwivuna. Mugisha ati Crane wamaze kuba mushiki wacu, ntabwo twitaye aho uvuka naho ukomoka, twemerere twebwe tukwiteho. Batangira kubana na Crane gutyo, ubona nta kibazo bafite, bameze neza. Umunsi umwe rero bajya mu kazi, bagasigira Crane amafaranga kugira ngo aze guteka. Crane aragenda agahaha, yewe akanateka, yamara guteka akanyura kuri clinic akagura imiti. Yarangiza agataha, agera mu rugo akicara, agafata imiti yose yaramaze kugura ndetse n'amazi. Aricara agatangira mu mutima we yibwira, akavuga ati Gwiza, Muneza, Mugisha, ndumva ntafite ishimwe nabashimira. Mugira ineza koko, muri abanyarugwiro kandi mugira n'umugisha, koko izina ni ryo muntu. Mwaranyakiriye, mwamaye byibura urukundo, mutuma nseka, ariko agahinda ko kakagumya kwiyongera muri njye. Mumbabarire kubw'uyu mwanzuro ngiye gufata, mumbabarire kubw'iyi kosa ngiye gukora, ariko ndumva ntashobora gukomeza kubabera umutwaro. Muravunika ku bwanjye, ariko mumbabarire. Crane rero aba ari gutekereza ayo magambo, ari nako ari kurira. Afata ikinini cya mbere akakinywa, kanywa icya kabiri, icya gatatu, kanywa icya kane, icya gatanu, ataranywa icya gatandatu. Abo nakwita nk'abasaza be bahita binjira, akibabona ahita yikanga, agahisha ibinini. Mu kubihisha, Muneza aba yabibonye, akavuga ati Crane, ni biki uri guhisha? Ka turebe ibyo ari byo. Ahita amufata ikiganza, mu kureba agasanga ni ibinini, agasanga ibigera kuri 5 yabinyweye, hari hasigaye ibindi. Aramwitegereza akamureba, akavuga ati Crane, ni biki uri gukora? Ni biki ukoze? Ibi binini byose wabinyweye? Crane atoya, ntabwo nari nakabinyweye, nibwo nari ngiye kubinywa. Mugisha ati none se mushiki wacu, ko nta muntu urwaye hano, iyo miti yindi ninde wayinyweye? Ahubwo se urarwaye? Crane yabura icyo avuga agaceceka. Gwiza we nta kindi kintu akora, ahita amufata akaboko, akavuga ati mufunge inzu tugende. Amujyana kwa muganga, bagera kwa muganga, bagasobanurira muganga, bagahita bamwitaho. Abaganga bakababwira ati mwagize neza guhita mumuzana hano, kuko byari kumugiraho ingaruka. Ashira akanya bakabasezerera. Gwiza mu gahinda kenshi yicaza Crane, akamubaza ati Crane, ese ntabwo tukwitaho? Ese ntabwo tuguha urukundo rukwiriye? Ese basi ntabwo wishimiye kuba uri kumwe natwe? Ni ikihe kintu cyari kigiye gutuma wiyambura ubuzima? Basi tubwire, ni ikihe kintu wifuza ushaka ko tugukorera, ariko byibura ntuzongere gutekereza kwiyambura ubuzima. N'ubu uracyatekereza gupfa? Ese urabona uramutse upfuye
njyewe na Muneza na Mugisha twaba dusigaye he? Basi nta nubwo ubona ko dusigaye tugukunda? Ese ntubona ko tukwitayeho? Kireni yararira akamubwira ati mbabarira muvandimwe, mbabarira kubw'ikosa nari nkoze, ndakwinginze mbabarira, ndabizi ko munkunda, ndanabibona yewe, ariko nimumbabarire. Tuve kuri Kirenia ndetse na Gwiza, Muneza na Mugisha, twigire kuri Gaju ndetse na Krevisi. Baba bageze mu rugo kwa Debora bagasanga papa Debora arahari aricaye, bamusuye nyine, cyane ko baba bagiye kureba ko babona umwana. Barahagera bakahasanga papa Debora. Krevisi nyine arabaramutsa nk'ibisanzwe, bakamuha karibu. Papa Debora yitegereza umukwe we nangwa se wahoze ari umukwe we, akamubwira ati se ko noneho ugarutse bite muhungu wanjye? Ati rimwe na rimwe iyo nkubonye mba numva mfite n'ipfunwe. Undi ati mubyeyi ugira ikibazo? Erega ntabwo duhuzwa nuko nari umukwe wawe, n'ubundi ndacyariwe kuko imfura yanjye Kirenia nawe ni umwuzukuru wawe. Undi ati none se muhungu wanjye kandi ko dusuye bite? Ati narinje kureba imfura yanjye, narinje kureba Debora, byiburamo umwana wanjye, nkeneye kumutwara nkamwitaho, nkeneye kumutwara nkamuhereza urukundo rw'umubyeyi. Imyaka ishize ni myinshi kandi ndatekereza umwana wanjye amaze kuba inkumi. Ati ubu ngubu nageze nko mu wa 4 segonderi. Ati niba mbibara neza, ati byose rega mba nabikurikiranye. Ati kandi ikindi mama we yambwiye ko umwana yiga, cyane ko nanamwoherereza amafaranga ya buri gihembwe, mwoherereza fizi z'umwana, nkanamwoherereza isene zo kwita ku mwana. Papa Debora aratungurwa. Ndati ugize ngo iki muhungu wanjye? Ati nibyo rwose dad, ni ukuri rwose papa wanjye niko njya mbigenza. Amafaranga arayandikiwe buri kwezi, sinshobora no kurenza itariki. Papa Debora ahita ampamagara, ndahita yumirwa. Kumbwira ati ariko nakubeshye ntabwo uwo mwuzukuru wanjye muheruka rwose, burya tuvana iwawe na Debora ntabwo ndongera kumushiriyera. Kandi ikindi umukobwa wanjye yarananiye rwose, ubu nkubwira sinkubeshye yamaze no gutwarana umugabo wa murumuna we. Ibibazo ni ibibazo mwana wanjye. Debora sinzi aho umwana yamushyize, umenya hari yaranamuroze, niba yaramuhotoye simbizi, uriya mwana sindongera kumushiriyera. Nariyakiriye. Rimwe na rimwe njya navuga ni basi azatubwira aho yamutaye nangwa se aho yamwiciye, tujye tugenda tunamwibuka. Ariko Debora nta kintu ambwira. Debora arakubwira ngo ntiyigeze abyara, akavuga ko nta mwana yigeze. None se uragira ngo nkukorere iki mwana wanjye? Reba isato ya nizere kuri kwikinira muzehe. Undi ati ntabwo ndi kugukinisha. Ati muhamagare. Krevisi afata telefone agahamagara Debora. Debora aritaba. Ati karame. Undi ati Debora uraho? Undi ati muraho neza? Ninde turi kuvugana? Krevisi ati ni umugabo wawe. Debora ati umugabo wanjye? Ngiye ko nta mugabo ngira. Ati kereka niba ushaka kuba umugabo wanjye, ariko njye nta mugabo ngira da. Krevisi ati ni Krevisi, papa w'imfura yacu, imfura yawe Kirenia ikaba imfura yanjye. Debora araseka. Ati none ko umpamagaye ushaka iki kandi?
Levis ati Deborah, nkeneye umwana, nshaka umwana wanjye. Imyaka ishize ni myinshi ntamuca iryera, njya nanakwinginga ngo umpe n'amafoto byibura nayo kuyama byarakunaniye, ariko kuri iyi nshuro rwose please nkeneye umwana wanjye. Deborah araseka kamubwira ati umwana wawe wowe urabyara, none se wigeze ujya kubise? Ntiwaba waratwise amezi 9 simbimenye? Ubundi se mu bitabo bya leta ahantu handikwa ababyeyi wowe hari ahantu izina ryawe ryanditse? Uretse gato ubundi aho niwaba wibeshye kuri namba, njyewe Deborah se nabyaranye nawe? Nta mwana mfitanye nawe. Yego nabaye umugore wawe birazwi n'amategeko, ariko nta hantu byanditse ko njye nawe twabyaranye. Hari ahantu byanditse ko hari umwana ufite se njyewe nawe dufitanye umwana? Reka nawe. Levis ati gabanya imikino, ibi biraza kuzamo na leta, ndiyambaza inzego zibishinzwe zidufasha. Deborah ati nakubwira iki? Genda, ibipapuro birahari bigaragaza ko njyewe nawe turi umugore n'umugabo, nako divorce iyo twaranayihaye, njye nawe twaratandukanye, ariko nta hantu handitse yuko njye nawe turi umugore n'umugabo. Harahari se? Ikindi nta handi hantu handitse ko njye nawe twabyaranye. Hari ahantu wigeze wiyandikishaho umwana? Levis ati Deborah, urabizi ubyara ntago nari mu gihugu, ntago umwana wigeze umunyandikaho. Ibyo twari muri process zo kubikora, nibwo hajemo zirasaga zose zo kunca inyuma, tuba turatandukanye, ariko umwana ni uwanjye. Deborah ati ninde wabikubeshye? Ninde wakubwiye ko uriya mwana ari uwawe? Ese ushingira kuki wizera ko ari uwawe? Kuki ataba ari uwa Medise? Ubundi nyina w'umwana ko ari we umenya se w'umwana, urabizi neza ko Kireni yari uwawe? Ese urabizi neza ko iriya nda ari iyawe nangwa wasanga ari n'iya Medi? Sinzi impamvu wakomeze gushya ngo umwana. Levis ati mfite isene, tujye gupimisha DNA nibwo ndibwizere ko umwana atari uwanjye. Deborah ati wasaze, ahari wasinze, umwana si uwawe, umwana ni uwa Medi. Ninde wabikubeshye? Ninde wakubeshye ko Kireni yari uwawe? Ubundi se wowe urabyara? Iyo uri wirebye ubona wowe ubyara? Niko se Crevis we ex-husband nsubiza, warisuzumye neza usanga urabyara? Reba imyaka yose ishize njye nawe dutandukanye, nta mwana yewe nta n'umugore, none uri aho ngaho ng'umwana? Wowe se urabyara bundi? Untege amatwi neza, Kireni ntabwo ari uwawe, ntabwo nigeze mbyarana nawe. Reka nkubwire ikindi kintu utaruzi. Njyewe rero Deborah, mbere y'uko duhura njye nawe tugateretana, nakundanaga na Medi. Twarahoranaga, twari tumeze nk'umugore n'umugabo. Rero igihe njye nawe twapangaga kubana, Medi ntiyigeze yakira ngo yemere yuko njyewe ngiye kubana n'undi mugabo utari we. Arangije arambwira ati basi nk'urwibutso byibura reka tubyara n'umwana, nitumara kubyarana umwana azaba abaye byibura ikimenyetso kigaragaza ko njye nawe twakundanye, twigeze gukundana. Ibyo rero narabyemeye,
naje iwawe mfite inda y'ibyumweru 2 njyewe nari mbizi, nari ntwite inda ya Medi, ariko kubera yuko nawe twaryamanaga mbere yuko tubana, urabizi ko nyuma yo kuva mu murenge twaryamanye kandi inda ya Medi nari narayisamye, watekereje ko n'ubundi wanteye inda tutarabana, ariko umwana ntabwo ari uwawe n'uwa Medi. Rero ntukaneshe umutwe umbwira ngo Krenia umwana wawe ntabwo uriya mwana ari uwawe. Clevis ati Deborah urakomeje se? Reka nizere kuri kunyinisha. Undi ati ntabwo ndi gukina, ndi serious, ahubwo ntukongere kumpamagara untesha umutwe. Ikindi n'udufaranga twawe tw'inyica n'ikize wamperezaga niba uzi ngo nitwo ngukurikiyeho nushaka utwihorera, gusa umwana w'umwibagirwa. Ikindi nakubwira nuko nta mwana mfitanye nawe, yewe uwo mwana nta n'uhari, ibagirwa. Deborah ahita anamukupa. Clevis abura ikindi kintu akora, akumva ataye umutwe. Gaje arabibona ko umukunzi we atameze neza, ikindi kintu akora ahita amukura aho ngaho, ubundi bagataha. Inkuru yacu reka tuyisubikira aha ngaha. Ese koko Krenia ntabwo ari uwa Clevis? Yaba ari uwa Medi nk'uko Deborah bivuze? Inkuru yitwa Nta mbabazi naguha, byose tuzabimenya mu bice bizakurikira. Njye uyandika kandi nkayibagezaho nitwa Atete. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi ni nyamibwa. Uwiteka akomeze kuba ntiriza impagarike n'ubugingo.